Papa Zara wambabariye vuba. Toka, genda. Toka. Umuntu azabona amahoro byari koko. Urashaka ibibazo, utashaka ibibazo. Final masekwa. Ukuntu ugenda gusa tu. Zena. Natumye guhamagara umukobwa wanjye. Umva ikibazo kihomereye. Zena. Mbere wenda yuko nkomeza. Ejo ndi naguhamagaye nkubwira ko ndi hehe. Ejo nijoro. Ese ntabwo ubyutse? Ntabwo wasinziriye? Uba waraye ku ma TikTok n'ibiki byose. Ndavuze ngo ejo byagenze gute ku mugoroba nguhamagara. Nakubwiye ngo mbwire gute papa wawe. Sima kandi numvira ibintu nsubijemo. Subona ari kujya kubyutsa umuntu ngo ndi kumubwira ibindi. Gihe nsanze hano muri saro. Arambaze mama wariye ko yatinze. Ndangije ndamubwira rero yambwiye yuko ari mu materaniro ari butaye mu kanya. Wasanga nyine ko nari mfite ibitutsi byinshi byarabonye ahari ndi gukina cyangwa ntabifate nkaho biri seriye kandi ndi kumubwira. Zena warabimubwiye? Ngo nakubeshya koko. Nese ko naraye ntashya kambwira ngo ntabyo ugeze umubwira. Nese uvuga ko utatwumvaga? Ese umugani ntakireka twemere ngo sinabimubwira. Sinabikubwiye ko ari hano mu cyumba ubu ntiyaba ari no kubyumva. Zera papa asigaye nkubito. Yanigaguye. Ngo wakoze yambwiye nabi. Kuki utamvugiye koko? Ako mama njye n'ukuri kumana nabimubwiye ahubwo kubera yabonaga ndi mu bitotsi wasanga yatekereje yuko ari ibintu ndi kwirote. Noneho rero urimo nagira n'ibintu byoroshye. Uzi uko naraye mu cyumba cy'abashyitsi. No kuvuga ngo ndabura gato ngo ntandukane na papa wawe. Nisi yakurije kurira mu cyumba cy'abashyitsi ngo kubera iki? Ubundi se waratashye sangaye. Twamaze kuvugana mpita mfata akamoto nzaniruka. Ariko mufite n'ibindi bintu mu. Zeland mfasha dukora iki? Dukora iki kuko urugo rwanjye rwongera usubira ku murongo papa wawe muri inshu turabizi. Oya njye ndabizi yuko nta nubwo agira amahane ntabwo numva nyine ukuntu yarambuye ukuboko kwengera kugukubita. Yarahindutse. For no reason. Nese habaye iki? Ubyo mufase njye ndabizi. Yihe yindi uzi koko hari indi mpamvu yihe? Ahubwo yembwira ibintu muri gupfa wenda papa kugira basi ninjye no kugira ibyo mubwira. Nzabona ibyo mperaho. Nagiye gusenga ko ndi gusengera urugo kureba urugo rwacu sinzibazo birimo. Sinzibazo namba pe. Kumva batangiye kwigira nabi. Cyangwa afite abantu basigaye bamujya mu mato. Bahehese. None se ariko ndi kumva yabatangiye kwigira nabi. Rega njye ndabizi neza ko papa aragukunda. Basi kuki yambaye? Aranakuba. Kandi arabizi ko nanjye ngukunda cyane ntabwo yagwemukira abizi ko ngukunda. Zela. Ugiye kumpamagara kuri telefone sibyo? Yagiye mu kazi umubwira ataye kare adusohokane wenda tuvuganireyo. Umva ikintu cyiza. Reka nimugoroba tuze kumusaba ikiganiro kuko ubu ngubu urabona haracyari kare nibwo akigera mu kazi cye kandi mu masaha ya lunch nibwo twamuvugisha. Kandi wenda nimba gifite umubabaro urumva nimba byabaye nijoro aracyafite uburakari. Namandikiye telefone igitabo namandikiye message nyine ahubwo wowe ukomeza kumukura mu mutwe umwandikira. Namandikiye no kunsubiza. So sibyo ndagufasha basi tumuganirize sibyo. Mfasha pe. Uri kubona dusenya bitaba ari ibibazo. Niga ntago byavugwa hese aho. Umudamu mwiza nkawe se w'umukristo. Papa wawe se nabizi. Isi wajya ubimubwira ze wese ubizirata. Nyine nge ndabizira umukristo nge ntago Tera nago nakubwira buri kimwe cyose kiri kubera hano mu rugo. Urugutana rwango ukagira urugo ngo urugo ni rubi rurabishye. Urugo ni rwiza pe ariko nibura. Nta mbuto basi nkwerera. Ubona ntari umubyeyi mwiza. Ugayihangana sibyo? Sibyo? Mami, sibyo ngaho wibabara. Sibyo? Nakugize napfa muri uru rugo.
nanjye ntabwo ufite ntabwo naba ndiho neza kuri umubyeyi mwiza ntabwo uburiri neza kandi zara ndagukunda ni ukuri nawe ndagufasha ibishoboka byose papa ahindura imyumvire ariko hagati aho mami urabizi nawe ndi muntu ufite wo kubwira ibibazo cyane ko papa muri iyi minsi ari kwitwara ukuntu nyine kudasanzwe rero nyine nk'ibihumbi 200 mfite ibibazo byinshi 200 ese mami ko ubizi ko ari we muntu mfite mba ngomba kuganiriza buri kimwe ubu ntabikubwiye n'indi najya kubibwira ushaka kuyakoresha iki ni long story uri muri situation itari nziza reka ndeke kukujyana mu bindi bintu by'ibibazo ngiye nditeguye kugufasha buri kimwe papa nyine tukamuganiriza sibyo kandi ariko nawe mfasha ndayaguha mu kanya ndayaguha nijya mu nzu cyangwa nawe ugenda unayifatira ndabara asigaye harimo hariya handi mu kabati reka nze njye kuyafata kandi nanjye nyine ndagukorera buri kimwe sibyo ndawukunda ntabwo byari ngombwa ko nguhamagara ngo tuganire twakagombye kuba twabiganiriye mu cyumba ariko kubera imyitwarire yawe ntabwo bigishoboka ko tuganira mu cyumba kubera ko mpagera sinzi ukuntu wabaye rimwe na rimwe ukaza wakererewe ntabwo wanawaza saa 7 n'igice bishyira saa 8 ngo tugire ikintu tuganira kuri ibyo rero sinshaka amahane mu rugo rwanjye kandi urabizi ntabwo njye ndi umuntu umunyamahane pe n'ibiri kuba byose niwe uri kubishoramo kuri ibyo ihangane nkoresha izina ryawe bwite Sonia oya buretse kwitsa imitima ibyo ngibyo ni ukumbeshya uri kubyumva urambeshya kuri ibyo rero ngendanya ngo njyewe nawe dusase inzobe umbwira uti ikosa uri gukora ni iri gutuma nitwara gutya nanjye nkubwire nti noneho ngiye kubikosora cyangwa ngiye kubigenza gutya ijambo ni ryawe njye nta kintu mfite ahangaha cyo gukosora nta kosa na rimwe mba nakoze nta kintu na kimwe mfite kubivugaho nta kintu na kimwe mfite gukosora nta kintu mfite cyo kubivugaho kuko nanjye nta na kimwe nzi ntabwo nzaba na kimwe bintu ntabwo nzaba bituruka ikosa naraye nkoze ndaryemera nirya nimugoroba byonyine kuko nagiye gusenga nta nubwo ugeze umva n'ubusobanuro nagiye gusenga urugo urabona atari urwo gusengerwa ikosa wemera n'iriya ryonyine ryo kujya gusenga nkatinda mesaje nabonye turi kumwe ntabwo nyemera urayihakanye ndayihakanye kuko ntabwo mbizi ese kuki bayohereje we ntibayinyoherereze kuki batayohereje Zerase kuki batayohereje umukozi isaka we bayoherereza urayihakana ushingiye kuki papa nkora ikibazo kugira ngo nyumve wongere ugarure icyizere mbigenze gute kuzura kuntungura kweshya n'ibibiri kugira ngo nongere ungirire icyizere basi ndabigusabye wowe nkora iki ndasabwa iki
ntabwo nzana ibintu bituruka tanto ngo ushake ndayitwitse tanto ngo ama message tanto ngo byagenze guteta ibintu ntazi from nowhere. nawe ubwawe hejuru ibyo nanditse nawe ubwawe ibyo nanditse wabifite urabizi. Uno sunyandikira n'amakosa ndayandika kuko ejo nuteranye inama y'umuryango cyangwa uteranye inama y'umudugudu uvuga ngo ngo umugabo yananiye nge nzabyereka. ni ukuri urwego ugezemo gufata ikintu cyose ukacyandika mu ikaye urajya ngo bigende bite? ubu naya makimbirane mbese tugeze nanjye mfata ikaye nandike. nimba nkwatse ishati yo kwambara ukanzana ishati umaze gutwika nanakuba ni kuno shati iri kunuka umwotsi ngo reka byo ntago bibaho. Bakakoreza message mbibona kari message yawe bakubwira ukuntu mwishimanye byagenze neza nkayikwereka utereka reka ibyo ntabyo nzi ugataha saa 8 umupira ukiri hejuru y'iyo misatsi yanyu bimeze gutya parufuri guhumura atari parufe yawe ntago ari yanjye ibintu usige warishyize mu mutwe n'ibiki imisatsi ngwiri mwemere mu mipira nuko yako nateze moto ndi kwihuta ni casque nukuri none se kuki imisatsi itasigaye muri casque igasigara mu mupira wawe nyuma ariko ndi umwana gutyo ushaka kumpunjarika gutya gusa biri aho ngaho dukora iki urashaka kunyirukana muri urugo yomba no kwirukana mba narakwirukanye kera shaka mubwire njye nubutse igitekerezo simbizi nshaka kubyara ariko kumva gena nafata umwanya wanjye nkavuga ngo ngiye kugutera inda hejuru y'ibintu uri kunyereka akakanya ese kuri kubinyereka akakanya none nta mwana ufite mu nda yawe none abaye yarimo noneho wajya umbwira ngo ibeshye unkoreho usabe n'imbabazi rwose mu buzima ntuzongeye kunkozaho intoki rwose ngo urankubita ngo uranigagura nzaguhonda kuko imitungo uri kwizembeyamo n'iyanjye urabyibuka neza ni igikapu kimwe nimba ari bakita nzaruhahira nimba ari nzamugwa inyuma nicyo wazanye ahangaha rero ushaka kunzanaho ibibazo byinshi no kuvuga ngo utangira no kunyurira ndagucurira njye so ubiteze okay uravuze ngo ibyo byose nta na kimwe uzi nta na kimwe wemera wowe bizi binsobanura kuko wagira ngo ibintu byawe ni wowe uba wabipanze mba nabipanze iki se nijye witwikisha ati iriya message se ni nono narayifashe ndayikoherereza ari bitutse muri telefone yanjye ninjye watumye urara ijoro ninjyewe iyo parfum humuraga yari yanjye parfum yanjye ntago yizi ariko se nkwibariza akabazo gato wenda akabazo keza kamatsiko sibyo abo bantu bandi wungutse mbwira tekiniki nibura bakoresha ngewe nabasha gukoresha ariko bakoresha iki ubundi iyo si imyuka mubi yateye muri uru rugo urabona ngende umuntu wo kujya muri ayo mafuti wakabimenye se kushaje buryo urakajya muri ayo mafuti uri n'umugabo ushaje ariko uzi kubona umugore ushaje nkawe akajya muri ayo mafuti koko haguze inkuru uri gusiga hano hanze okay mbwira umukobwa wangeze hano gusa ntuzanyita kare mubwira aze hano
gutya gutya urantunguye. Okay. Zera. Zera. Ndashaka tuganira. Yego. Kandi kuri aka kanya ntugire ibintu byo gukora kuzana. Umaze kuba umukobwa mukuru ntacyo tuganira n'abana b'abagabo. Urabizi ko niwe mwana dufite mu rugo. Yego. Runo rugo rurimo ibibazo. Nubwo wenda wijijisha ngo ntabwo uri kubibona, ntabwo uri kugera gute, ariko ibyo bibazo urabibona byanze bikunze. Ubaye utabibona waba ukuriye ubusa. Ubona ibibazo biri muri runo rugo biterwa n'iki? Biterwa n'uko Isanzure umbwire nta kibazo. nyine mbona wagira ngo we na mami ntabwo mwigeze muhitanamo mwabanje buri wese kwiga ku mico y'undi ngo murebe niba muzashobokana, kandi ngenda mbona ko hashira iminsi ngiye mbona mami agenda ahinduka, sinzi ikibazo gihari, we nta kindi mbona. None se ko mubaza akambwa ngo ngiye narahindutse, nawe nakubaza ukambwira uti mami niwe wahindutse, nama ukuri kurahagana he? Reka wenda nshyire ku munzani mubwire ukuntu mbibona. Mami atagiye gukosereza nta hantu hava amakimbirane. Rero ibintu byose bituruka kuri mami, cyangwa se mu kimwe uzamubuza ubundi kujya akora mbese aho kujya guma hano mu rugo. Oya, iyo ntabwo ari solution. Kuko burya iyo ugize imana ukaba ufite ahantu amafaranga aturuka, ukagera n'indi mana ukabona ahandi hantu ashobora guturuka, mwese mukunganira urugo, kiba ari ikintu gikomeye cyane. Noneho ntabwo aho hantu haba hatananiranye, hatari guhomba, atari kugera gute, wenda ngize mubwire ngo funga ngwino wicare mu rugo, nabyo ntabwo ari ikibazo. Kuko byari byose amafuti akora ari nta no mu rugo yicaye hano mu rugo nabwo yayakora. None papa ejo ngiye nigeze kumwumva ari kuri telefone, numva ari kubwira umuntu kuriga ngo n'ubundi ngo njyewe umugabo wanjye ngo simukunda. Ukuri nyine ngo ngiriga numvaga ntabwo yamenshonize umugabo wanjye, yaravuze ngiriga n'undi ngo simukunda, ngo niyo mpamvu nta bwoba mfite ngo icyo yavuga cyose. Papa se ari kuvuga cyangwa ndavuga ataha wasanga umwenda afite undi muntu ari kuvuga, njye ntabwo nabyitayeho cyane. Kuki ibyo bintu byumvise n'ubimbwira? Muri iyo minsi ntabwo mwari mumeranye neza, naravuze ati ibintu bimubwiye byaba bibi kurushaho. Ikindi kintu rega mbona n'ukuntu ngiye nko kubwira mami ye amakosa ye ntabwo ajya ashaka kuyemera. Avuga se kuki abandi badamu bahita baca bugufi bagasaba imbabazi, nyine cyane cyane nka kuri umuntu aba yakoze ikosa rikanagaragara, ariko we ajya ashaka guhora yigize umwere buri gihe. Nyine nkavuga amahane yanjye, nyine njye rimwe na rimwe mba numva n'uru rugo naruvamo nkagenda pe. Ese ejo ndataha ijoro ko nyuma yambwiye ngo yari yabikubwiye. Kuko mwabasingana ngewe zirangiwe ngewe, none si ubwo yari kuba yabimbwiye simbikubwire, ntabyo yize ambwira, kandi urabizi njye ntabwo nakubeshya, ni ukuri ntabyo yambwiye. None nkawe ku bwawe ari wowe uri muri kino kibazo wagikemura? Twatandukana none se ni ibiki bizaguma gutya, umwe agacukwe n'undi agacukwe. Se
nyine mukareba none se mbwira mbere uvuze ngo Miss Daddy none ntabwo byumvika subiramo ibyo mbwiye ndi kubona rega bakubangamira birambabaza twatandukana yes oya uyu munsi ntabwo turi bubonane uyu munsi ya hari ibintu ndimo mu rugo reka tubishyire ejo sawa se bitebya ni ngari kagere kamwe kubera iki se bagashaka wiki hakaya ugira Imana mwese murahari reka ko umuntu utari hano ni umukozi wacu sibyo kandi uriya ni umuhashyi saa n'isaha kugenda ariko twebwe turi hano so nkeka ko iyi nzu nta wundi muntu uyibamo ni twebwe turi batatu n'umukozi wa kane ndabeshya mureke wenda nkoresha iyo mvugo ni umugabo umwe n'abagore babiri bari muri iyi nzu rero ejo abaturanyi batazatwota bakatuvugiriza induru kugira ngo ibibazo byacu hano tubicoce ni ikihe kibazo kiri gutuma uru rugo nta mahoro kirurangwamo ni ikihe kibazo gihari tubwire nta makuru mbifiteho pe none uko ubibona ninde ubifite amakuru ibi bintu ngiye birambangamiye ngize amahirwe nakumva ngo wenda Imana yadufashije bivuyeho twongeye tubanye nka kera icyo cyo nifuriza urugo narujemo ndushaka urugo ndumazemo imyaka n'imyaniko kirakureba ko nawe uba muri runo rugo musosobanura gutuko tutakureba uruwandi mutubimenya none kuki wigira ntibindeba sinshaka kumva sinshaka kugira gute ibyo ni ibyanyu kubera iki kino kibazo ngo tubivugeho sikumva mama ari kuvuga yuko nyine ngatazi inkomoko ya byose nyine ngende hano mari iki none se nimba yavuga ngo ntagaze inkomoko ya byose hari undi muntu guhatira gutaha amajoro kumva nagiye mu kazi mwese mubizi iyo natinze ko mbimenyesha Zela kugira ngo yite ku by'urugo wambwira ko umwenda twitse nande we ninde waba utwitse wundi sobanurira wowe niwe mbajije ni nyine
nakumva ubwonko bwe ari njye wawutwitse kubera ko ari njye waba wawuteye. none si ubwo nabyo ntabyo uzi ntuzi aho byaturutse uyu ntabwo yari ahari izina ry'Imana yo mu ijuru ndarahiye iriya shati ntawe natwitse narayiteye nyirambika hari ese reka nkubaze ubu ndenda ndahira kubera ishati imyenda turayigurana aha ngaha muri uru rugo n'urwanjye nawe nyitwitse nkakugana ndacitswe ishati ndayitwitse bitwaye iki ni ibintu biri normal ntabwo byakubaho we ntabwo byakubaho sinakugana interereye ikanzu ngo ukayitwika utabishaka okay mama imwemereye ko yitwitse amahoro ataye ndabyemera nisi bibi n'ibiki nayitwika pe usibye n'ishati n'ipantaro umuntu yayitwika ariko noneho njye naramubwiye ko ndi kumva imyotsi hano biri guturuka he nk'ibintu byashiririye ati ibintu ntabyo nzi ngiye kurambura mbona ishati pafu yarahiye yamaze ibi bintu ni ibiki we ntabyo nzi gute se ubonye yaba wari ukuye muri garderobe ukavuga uti sinzi umuntu wayitwikiye mayishyiramo ahanga ibyo ni ibintu bikwereka ko uri irresponsable ijana ku ijana. nta kibazo narayitwitse basi mbone ko mbabara narayitwitse nitwika nabishaka ngira ubwoba bwo kukubwira ko nayitwitse. Okay, ndabyemeye ibyo urabyemeye nimba ushaka kurya hirya nta kibazo n'ibyawe n'ubundi nta kibazo ndabyemera ibyo ngibyo urabyemeye ngo warabitwitse hanyuma gutaha ijoro nabyo narabitashye kubera iki wari uri hehe nagiye gusenga amasengesho ageze kiragiye niko narindi saa saba adazi mfite igitekerezo sibyo ntabwo umwanya w'ibitekerezo uraza turacyari gushaka nyirabayazana w'ibibazo niba bihari hari ahandi ukeka narindi nabyo mbyemere ntabwo uziko n'iki kuwakeka iyi misatsi yawe tugiye kubona tukabona uje yigiyemo hano mo ndani papa njye ibyo bintu ntabwo nabikora nzi nigeze nkora ibyo bintu ndakubajije wansobanura ko iyo misatsi yagiyemo hariya mu buhe buryo noneho nkumva na parufu uri guhumura siyo dusanga muri runo rugo wansobanura ngo iki nubwo yaba ari perfume y'abantu twari turi kumwe iyo musengana mwisiritanaho none si mama yaje ahumura n'amaparufe atandukanye n'ubuparufe bumwe buciriritse bumwe bugura 600 Nyabugogo ibyo bintu mami ntabimuziho singuye sarabihakana singuye wirira sibyo turi kuganira kugira ngo dukemure ibi bibazo bitazasubira mvuze ibindi wowe wahita unirukanka yaba yarahindutse se gute ko nzi ko iyo mico atayigira byose ntabwo ari ngombwa kubibwira umwana yumva amakosa yanjye ndayazi nanjye nacecetse sibyo rero ubwo ngereka ngende mukomeze muvuge amakosa yanyu rya watermelon rya genda haze da ndi kumva ubwo hatangiye se kuzamo ibintu by'amaparufe kurara mu bagabo ha numva bikabije ibaza nk'ikintu ubuze umwana kumva none byibaza ariko niwe wabishatse ko tubimwereka kandi rero mutakagombye kubimwereka ibintu uri kunshinja uze wibwira ko abatabizi ko ari kwicecekera wibwira ko abatabizi none yibaze mvuga iriya message nabonye noneho ngewe mvuze n'ikindi wowe utazi ko nzi wowe watukura muri no kanzu yose ukirukanka ku musozi ikihe se ikihe okay ikihe reka nyirye n'ubundi ushobora no kumpitana nta kibazo ntacyo bikiri n'akayi arakwezi mani ikaramu yanjye Yesu Kristo niwe wadusanga muri ibi ariko Yesu Kristo ahantu aba yibereye mu ijoro ari kurya imbuto ntimba muri kumutuma zimukora uyu mafuti yose Yesu Kristo amafuti yose Yesu Kristo
mwajye mu muhimba nuza ikigongo akaruhuka nibura. Jewe ubu tuvugana ndi kukubwira ngo basubiranyemo ibintu byasubiye rutubi. Ego nyine umuntu abishatse aka kanya nibwo yahita profita ahubwo akarundamo ibindi bintu birenze bagakomeza bagakomana kubera ko ntawe uri kumvikana n'undi. Ako sinjye urayobora ubwenge nzige ntawamenya reka ibintu byose bikora nigize nk'aho bose mbakunze nyine ntabwo nereka yuko nanze iba ari ibyabo bashukwana hagati yabo igihe nta kibazo kiri